Rayo rero uko gahunda zimeze Basane ngo yagarutse mu ngamba. Arumva Basane yagarutse mu ngamba. Rwose ari no muri local cyangwa se muri camp. Basane jobundi ariko ngo muri local. Ngo bamucungiye hafi. Basane niyo mukinnyi uri murakurikira. Ejo umuntu yeretse message Basane yagiranye na manager we wamuzanye mu Rwanda witwa Benjamin ari hamubaza ati ko mbona bikomeje kwanga uri gukinira mu mugati, ko mbona akomeje gukora amakosa atatuma tubona ikipe ubutaha. Na Basane yaramwanjamye aramuga ati n'ubuzima bwanjye, ati kubona nasohoka n'ubuzima bwanjye, ati niba namagarika ninjye bazabahagaritse si wowe. Ashaka kugaragaza ko ibyo akora katari umupro bitamugwiririye. Ibaze kuvugana manager wawe burya ni ukuri abari nk'umubyeyi wawe avuga ati nkurikije kuri gukina ndabona none tujye kujya wenda muri Kenya n'urugero cyangwa ndashaka kujyana hana, ariko niba bikubwiye kubera ko ubuntu bwa kabiri yarahagaritse ikibazo cy'ubusinzi ntabwo aragihagarika. None iki ari kuguhora ntugaragaza ubushake bwo kukireka kuvuga ati nyene nkunda gusohoka turabihindura iki cyane nanyize kubyibuza namwandikiye muzaye imbabazi reka da nambabazi zaheze ahubwo ashatse kugaragaza ko ibyo akora atiteguye kubireka. Ngo ira Kicukiro ura mu rurongo wa Kicukiro ira corridor ni nk'umuhora amakipe agomba gushaka abaganga bakazabohereza hari Indera haba icyo bita centre neuropsychiatrique noneho bakare buryo bazajya bafasha abakinnyi. Nibyo nuko iyo tuvuze Indera abantu batabizi wenda babyumva abantu benshi batekereza ko Indera batangiye gutoragura amashashi. Nuvuga ngo ni inama abajyanama mu ngo nerone zawe baricara bakazikinisha bakareba ko niba zikora neza bakabagira inama mu byerekeranye n'imitekerereze. Umuntu atakaje nerone imwe itagaruka nerone burazi bazibaze urufite yigiye ndiga nerone ntabwo bari pe. Ubwo rero yagarutse Basane muri camp. Hanyuma Asmani ntawe uhari, Yusudiyanye na Chimanga. Chimanga afite imvune. Chimanga ura yavunikiye Muhanga urabyibuka bamusimbuza mu gice cya mbere. Ejo bundi bageza gushaka umugarura n'ubundi babona ntabwo ameze neza. N'ubundi rero ntabwo araki. Uriya mutsi wo mu mayasha. Na Yusu nawe groin. Na Yusu ntawe nawe uhari kuri match ya Gorira nawe yavuyemo ubona ko afite ikibazo rwose. Ngiye ku bwanjye nabonaga partnership na Emery itangiye gusa nkaho ubona ko ari y'abagabo cyane kuko Emery ni mwiza mu kwiyangaja no kugira timing nziza. Axel Emery na Fabrice nicyo gishoboka. Hanyuma ushize niwe yahise sinisha kivamo Chimanga. Harya amakuru ya Obedi nyene ategerezaga ko yagaruka. Asmani yaravunitse. Asmani yaravunitse kuko nawe muri groupe ntawe yavurumwe n'ikisi Asmani Ndikumana match yagorera ni yakiniye yose muri camp ntawe urimo barimo mu uretse kumusimbuza ku munota 70 na kangahe na gatanu. Hanyuma Rushema ngo asimbuye Fisto we mu Banyarwanda yamusimbuye se mu bikino Fisto katajyagamo mu noze mu nyine muri mu bakinnyi bakoreshwa. Ariko kwako babuze umu defenseur Rushema agomba kujya muri liste kandi urakuvara inyuma ariko tutabeshya Fabrice yakina mbere ya Rushema. Reka nanjye simbi yaterwa ariko n'imyitozo kuko hari igihe twe tuvuga ko tubazi bizi ariko tuvuga ko twe tubazi yabara amahitamo y'umutoza aje ariko ntabwo Fabrice yakina mbere ya Rushema. Ubundi Fabrice n'ubundi abanahengetse kandi urumva Fabrice yamaze igihe adakina. So umukinnyi wo kuri gatatu urakuva kuri ba Bruno Fernandes bagize bamukinisha. Fabrice rero gukina kera kwa Rushema Chris wamaze imyaka isezo zihagaze muri mukura. Hanyuma ubundi yakabaye ari Rushema na Emery. Ariko nyine gukiramo Fabrice umuhengetse mu myitozo ura Fisto kuva hari ingingo yaza Fisto no gusimbura ntarajya ibyo navuga ntarajya. Hanyuma abanyamahanga 8 rero ni Dao Benaziz Dao Richard Bigirimana Abedi. Richard nakore cyane kuko ntabwo akazi kamutegereje ari kenshi. Yego nakine muri no champion ashaka umwanya wa kabiri. Bigirimana Abedi Kitoko Faustin Likau Kitoko Faustin Likau Kitoga Tony Kitoga
Samuel Gruwari Ngonga Basane abari gukina neza bazi ariko gucena pe. yakubise umuntu ingumi bamusubiza iyo mu ijosi kuri match yakora ntabwo abonye ingumi urumva Basane na Vinyino nabo 8 Vininho yagarutse muheruke musaza celebra nka Cristiano nyuma yaho sinongeye ubwo kumubona rero hasi igitego yatsinze cyonyine yakubise celebration na Cristiano yakwicara akiga kuri celebration cyacyuye rwose Ntiyacyuye. kuko no kumushyira mu kibuga biragoye ariko no kuri iyi mikino mitoya yanateye penalty basezerera polisi ikintu rero gigomba gukomeza uyu mukino muri babandi batanu Igitego se. nta kibazo yarayisije igitego. nari mfite ubwoba kayirata ikintu gigomba gukomeza iyi match n'ubundi ni gahunda ya Rayon Sport yo kudatwarwa cyane n'ibya Peace Cup ahubwo igashaka n'umwanya wa kabiri kuko birakomeye ni match ikomeye bareyo mubanze mu byumve mu byakire neza tugiye kuganiraho. Rayon Sport yari ifite ibintu bibiri byo kurwanira muri shampiyona yarwanaga n'igikombe cya shampiyona ntabwo iki gitwaye. Rayon Sport yagomba kurwana no kujya kuri finale ya Peace Cup yabigezeho Yego. ariko ntiyatwaye igikombe. Rayon Sport igomba kurwana no kubona umwanya wa kabiri uko niwe usohora ikipe muri confederation kandi Rayon Sport ntabwo ifite amanota ayisekiriza ko uwo mwanya wa kabiri yawegukanye. hari abayovu bayibwira bati turabategereje ku munsi wa nyuma icyo nshaka Bana Nyagasani kubabaza match y'uyu mugoroba murayibona gute? Turabona ishusho ya match iheruka ya Peace Cup biratandukanye uko Kirasare yavuze ko yatsinzwe n'amategeko atatsinzwe mu kibuga ni nabyo Rayon Sport yapostinze kuri match bapostinze uyu munsi bavuga ngo nta away goal uyu munsi ni kawo gusa ikenewe nta away goal uyu munsi ni knockout kubera ko kara kantu yavuze uriya hari abantu bavuze bati arashaka kugaragaza ko tumusezereye ubwo nta Kirasa ari uko tutamurusha ikipe nziza ahubwo ari away goal ese we katakavuza asezeraho Kigali kuri away goal urumva nemonyibutse ikintu mu kinyarwanda bayavuga ngo ni inkumbi yamumfashije iki oya bavuga ngo yakubitiye umuntu ngo mu mpinga amukubitira mu gikombe ngo batazagira ngo ni inkangu yamumfashije cyane yamujyanye mu mpinga aho bose bareba aramukubitira no mu gikombe hasi mu kabande nibyo nakubwiraga nawe wahozeho ubwo ngo ni ibyivugo by'amahomvu twajyaga twivuga turi mu manota izi match Rayon Sport igomba gushyiramo imbaraga siko match enye zose Rayon ifite iri mu rugo iri home ubwo ni 3 iri mu rugo ubwo rero mugani bakirasa nta home b'inyamirambo amakipe yose ariko gorira urebye agakipe yari yakoresheje ni agakipe keza niba muvandimwe ameze neza arutonesha nabonye yaravuyemo asa nkaho yababaye yari ari kubafasha babonye ko bamukinishaga ku 10 rutonesha Hezbon yari ari gukina ku 10 iyi match ni match Rayon Sport igomba gutsinda igomba kuyitsinda ariko ni match ikomeye niba yifuza kubona umwanya wa kabiri urumva tubishyize mu mibare tukareba n'andi ma ekipe yabona umwanya wa kabiri iri hafi n'ikiyovu Kiyovu Sport nyuma yo gutsinda ekipe ya Elimelek Kiyovu ifite amanota 50 Rayon Sport ifite Kiyovu iri ku mwanya wa 5 ikurikira Rayon Sport ifite 51 yego none ikintu kinatangaje burya Kiyovu izigamye ibitego byinshi kurenza Rayon Sport izigamye ibitego 13 Rayon Sport izigamye ibitego 8 Dari afite 11 urumva ni umwango rero ikipe ya Rayon Sport ifite iyi match nagira ngo tugende match ikagira Bugesera igasoreza kuri Kiyovu na iri hagati y'umupfu n'umupfumu kuko nta kipe n'imwe basigaranye yikunda Kamara urumva gorira bafitanye amasinda bazayitsindira muri Kigali Bugesera barayasanga ngo Kiyovu yo ni kure kubi match icyo mbona nge match Rayon Sport isigaranye ikomeye uretse ya Kiyovu iyi match ni bayivanaho bayitsinze babonye amanota 3 imbumbe iraza kubafasha kuko iyi match Kirasa mu buryo bw'imikinire gorira mu buryo bw'imikino uko mbibona irusha gukina Rayon Sport iyo bakina nyine cyane rwose iyo bakina bahanahana uburyo gorira ihera ku izamu ihanahana uburyo muri defense yabo barorganize neza cyane bano ba Musa Omar na ba Keve baro yagera muri mediane ba Masudi Narcisse na Kirasa mbabarire rwose ibintu byo gukinisha Tansere ku ruhande wapi umva Tansere yamusoye mu kibuga cyane abakoze ndavuga ngo Tansere ubundi abashaka gukina ateganye n'izamu kubera ko n'umukinnyi ugira amashoti yego ari cadre amafrappe ni n'umukinnyi ushaka gutanga baro nziza nyine ayidunda muri box bavuga ngo rero mujyanye ku ruhande umuvanye hantu he mwizamu uri kumusunika ku ruhande uri kumuhungisha kandi iyo umuhungishije Tansere ntabwo ari umukinnyi ugira speed kuko ku ruhande bisaba kuba ufite speed ashaka kudribura n'ibyo kuri amara kudribura ntabwo arabona uko yavansa kugira ngo ajye gutanga iyo baro nziza bavuga ngo rero mujyanye ku ruhande mu by'ukuri umuhemukiye akora n'amakosa menshi cyane akora amakosa menshi kubera ko abadesi
iyo amaze nk'iminota nk'ibiri nta barabona agaruka mu kibuga ameze nk'umusazi niyo yateraga iriya migeri ba bedi bavanga Tansere ni umukinnyi wundi wo mu kibuga hagati fata Narcisse Masudi na Kanamugereje ubamushyira inyuma ubundi umutereka imbere yabo umurinde kongera kugaruka rutonesha umuretse ashaka kujya amasimbuye kuko Tansere nawe si umukinnyi mwiza mu minota za 80 kubera ko akunda gukora kuri baro kenshi no kwirukanka ikibuga cyose nuvuga ngo aroha vuba tugendana kuri match nakuremo rutonesha azanemo wa Chancel match yagorira y'ubushize ni tubigendanemo neza kugira ngo mumuvuge niziye mpinduka kwiriye gukora kugira ngo ahindure uburyo bw'imikino uko yakinnye match heruka mwizamu yari afite nta gisano na Yosera mwiza defense urimo Kevin na Musaoma Akayezu kuri kabiri gatatu Akayezu uyu munsi ararwana nande ariko wamumpereye basane haraba hatse kwa ubwo ninduca kwa Akayezu ni batamba ongera basiyova afite duru ikena muri gatatu hagati mu kibuga yari yashizemo abakinnyi batanu niko nabyita kose bari bashaka kumenasa mediane ya Rayon Sport kuko yari maze Masudi Narcisse afite rutonesha Esbon amukuremo uyu munsi na Tansere ku ruhande rumwe Frank ku rundi ruhande arimo aratakisha Kalifa Traoré nakuremo rutonesha ashiremo Chancel Ndongo ashiramo Chancel Ndongo Meng hanyuma kine ku ruhande Tansere agaruke hagati Ndongo Meng narayimvuganye na manager we Anta biganiro Ndongo Meng afite amakarita ari umukinnyi wasimbuye wambara nimero 7 w'umunyamahanga niwe Chancel Ndongo Chancel nyina wando wagiye muri Rayon proteste bikanga afite imoso nziza afite amakarita ntabwo aza gukina sura babaye ni huye se yagiye amazonga umuntu witwaga Nijuru ni umukinnyi mwiza ahubwo ka Darisiri gahari irakoze Darcy oya mutunzi no Kiyovu irakoze Darcy w'umurundi wando umunanutse cyane ufite amagara make yaravunitse uyu munsi aramutse agarutse niwe bashyira ku ruhande rumwe ahandi akajya Frank ko bura Darcy no akina mu kibuga hagati ariko nawe ajya muhingeka ku ruhande akaba yabafasha nyine mu buryo bwo kubaka umukino ubwo rero icyo tuvuga aza kugera musengo hagati kugira ngo azane mu ndi mu binafashe umwataka we Kalifa Traoré kuko abakina imipira myinshi ataka mwiza ura Kalifa Traoré buzi ko yaje nko ku munsi wa gatano wa shampiyona cyane ariko ubu ngo afite ibitego 6 kandi yashema no kuvunika urumva gutsinda ibyo bitego ukina n'ikipe ntoya utaratangiye shampiyona nigeze gatari bitego bike muri ya U20 ya Rwasamanzi murayibuka imwe yakiniye Huye wa munya kwigenda w'umukecuru aza kuyifana ura Kalifa Traoré muri Marine wadutsinze igitego kidusezerera muri Mali no umukinnyi muto urebye taye ya Traoré ukareba na wing za Gorira byashoboka akoresheje impande cyane na Traoré hariho byigana muri ba Fabrice hariya ashobora kubonamo ibitego cyane 11 ba Rayon Sport bari buze kuba bahagazemo ni bande abo ushize bari bahagazemo twababwiye ni Kwizera Olivier hanyuma Emery ari kumwe na Yusuf Diagne hanyuma hari abanjemo kuri kabiri Emmanuel Kabange Jeanne Marie kuri gatatu hari Ganijuru hari Richard yari kumwe na Bedi imbere yabo habanje Tambwe Gruare Ngong Tony Kitoko baraguranaga baperimetaga imyanya Gruare afite uruhande urundi rwari ruhonde Rutayizama Asman yego Asmani nawe hari Asmani ntawe ubwo Ivi yari kumwe na Didier mbona ari nk'umukinnyi umwe wabona bagunganira ku mwanya sinzi ukuntu mbona Asmani adahari na Faringanya yivunikiye urabibuka Imuhanga kwizige kwatakisha Didier na Ive bameze nk'umuntu umwe afite umutuku undi arimo kuko bagunganira ku myanya urabibuka Imuhanga barimo bagongana aya nsatuni yatwari mu Asmani nawe hari irabiyakesha Rusengo avuyemo umwe Yusuf Diagne nawe hari babiri yamaze kuvamo barasimburwa nande urumva Yusuf Diagne ngo tubibona yagasimbuye na Rushema ariko hari ingingo araza kumusimbuza Fabrice kuko nako yabigenje Muhanga ariko niba Azizi Basane ari muzima Azizi Basane akine wing imwe Tambwe ajye kwatakaho kugira ngo ushyiremo Yves na Didier oya ahubwo Tambwe yakina wing ku ruhande Didier ya point kuko buriya iyo watakishije Taichi na Yves bitambibona nk'iyi mikino y'agaciro ari imikino y'agaciro bajya bakina banza bana mu ikipe yabo ino mikino igiye
Nyamirambo kuri tapi mpita mbona ari kimwe. Imbere urugero ndarufite match ya Muhanga barabanzanyije bombi barimo bagongana ku mwanya umwe kuko bura even afite ukuntu ajya kwitsimbatsimba ku ruhande kubera ko ntabwo ari umukinnyi muremure uza gukina dezembar zino baro badegaje gaza gukina mu Rwanda umupira wo mu Rwanda no kudegaje. Iyo umukinnyi rero w'umwataka nimero 9 atari kubasha gukina za baro bari kudegaje icyo gihe ajya kusabira ku ruhande kuko urabona ko nawe aryoherwa no gukina ku ruhande yajya agasanga yotayici Kechi nawe ntashaka kuvayo nawe niho yatakira ugasanga rero umupointeri wabo ntawe uhari ugasanga abadefenseri aba adversaire bari kwidagadura ugasanga nta mukinnyi birasaba rero ko yize mu by'ukuri bafata nka Tayici akajya kuri point noneho Tambo agafata uruhande rumwe basa n'agakina urundi Tony Kitoko agakina 10 yego rwose akaza gukina imbere ya Bedi ndetse na Richard bari byiza cyane rwose basa najyemo Gloire ku rundi ruhande batakishe Didier cyangwa Yves ubwo Rikao akaza gusimbura ariko ejo bundi umuntu nyumukije ukuntu Rikao akiza mu Rwanda nari narabyibagiwe uribuka Rikao akiza mu Rwanda bamubwira bati umukinnyi uzaba mwiza muri saison ati azatwara imodoka ya Kia Sorento aravuga ati nzayitwara iyi modoka ni yanjye urabyibuka nabo ntiyariraringa ko ntibaratora Axel ntabizi Rikao Pizarro ntazi ukuntu imisamiyati nayo mara y'igifaransa Darisi ngo yavunitse meniscus ntawari ubwo rero bagura amatike abari bagura amatike rwose igifaransa narishucumaga nka makuru kuri Rikao kuri Rikao uvuga iki se regana ariko twigisha kumuvuga ngo ni Rikao regana urakoze ngo ni Majaliwa ngo ni Majaliwa ufite imbaraga ngo ufite imbaraga ngo ni Majaliwa babembe uteye ubwoba ngo barariye za Kawunga ari abavuga ngo ni za Fizi ngo bavuga ngo na Fizi ngo bagomba kuba bafite 3 nk'amazina 3 ngo ni Faustin Rikao asubirije amasero ngo Rikao Maxime ngo nawe ujye uyavuga neza mwasubire ngo Rikao ako bere dusaba kuzitonda mu kwezi kwa 6 no kwa 7 muri Merikato birasaba kuzitonda abantu ni kuvuga amazina twa kabiri ibyo navuze abantu nibagura amatike ya Rayon Sport rero twumvikanye ko kibuga mu kinyarwanda tuzajya tukita gute Ruhangwa Mbona nta muntu uzongera kunyobya ariko nawe babwiye umupira w'amaguru ukinwa habona niyo ari nijoro bacana amatara bazajya bagura umukinnyi tuvuge profile ye nta gukabya nta muvuge nka padiri nzaba ameze nka padiri hanyuma ajye kuri Ruhangwa Mbona ubundi tubone nawe unyereza neza tuze hano tuvuga tuti ntibisanzwe reka nibwira ngo Rikao mbabarira reka nibwira abareba bagura amatike bayagure rwose kuko bakeneye zino match kuzitsinda akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego wigurire tike yawe kugira ngo uze gushyigikira Rayon itabaye ya kabiri ese finale murabyizeye ko muzayitsinda kugira ngo musohoke reka nze mbereka umwitozo